Yesu ashimwe. Mbabara umereze umunota umwe cyangwa se iminota ibiri ngira ikintu ngubwira gatoya. Be na mbere kadusenge. Mana nziza kandi Mana ikomeye, tugushimira ubuntu bwawe n'imbabazi zawe, tugushimiye kuri mwiza. Ngwino mwe Mana ubaye natwe kubw'aya magambo tugiye kuganira hagati y'uvuga n'ubwirwa, imbaraga zawe zigaragare mu izina rya Yesu. Uzakubwira ijambo bita gutabarwa. Ijambo bita gutabarwa cyangwa se gutabarwa kubaho mu gihe ibigukikije, ibikuzengurutse, ibiruhanya byinshi byabaye byinshi wananiwe kubyugoboto. Nibwo icyo gihe habaho igikorwa bita ubutabazi. Iyo wabivuyemo cyangwa se iyo wabitsinze byarangiye, haba habaye gutabara cyangwa se habaye gutabarwa. Ndifuza rero kugira ngo iri jambo wongere uryumve neza, wongere usobanukirwe neza. Gutabarwa ni ijambo rikomeye ku buzima bw'umukristo, ni ijambo rifite icyo rimenyesheje ku buzima bw'umukristo. Iyo ryabayeho cyangwa se iyo byabaye, bitwereka ko hari izindi mbaraga twahawe, bitwereka ko hari ubundi burinzi twari twagawe ku buzima bwacu. Ndagira ngo mubwire ijambo bita gutabarwa. Kuri iyi si abantu twiringiye ifatiro z'abantu, abantu twiringiye imiryango, abantu twiringiye inshuti, tuzi ko ari ubutabazi bwava, tuzi ko kanaka yadutabara, afite amafaranga, afite imodoka, afite ikintu runaka, yandeprasana, yangurira akantu kose, ubwo butabazi nawubona. Ariko ubwo butabazi bw'isi birebugire bukarangira. Ariko ndagira ngo mubwire ubutabazi bwa mbere bufite icyo bumaze, bufite icyo bukora, kandi buza bukaba bwuzuye, n'ubutabazi buva kuri Kristo wenyine. Ndagira ngo dusome ijambo riri muri Yeremiya ibice 33 ku murongo wa 3. Hari amagambo meza avuga ngo nabazanda gutabara, mwereke ibikomeye biruhije utabasha kumenya. Reka mubwize ukuri, ushaka uri mu kigeragezo cyo kuba wenda uri umurwayi, ushaka uri mu kigeragezo cyo kuba wenda uhura n'ibizazane bitandukanye, intambara z'isi. Paulo yaravuze ngo turi muri iyi si ngo dufashigiye mu ntambara. Ariko nagira ngo mwibutse ko ubutabazi buva kuri Kristo wenyine, niwe wenyine ubutanga. Rero reka mubwire, hahirwa uhanga amaso Yesu, hahirwa uhanga amaso Kristo, kuko ari ubutabazi bwonyine buturuka. Reka nongere dusome ijambo riri mu Baheburayo ibice 2 ku murongo wa 18. Naho hari amagambo meza cyane nshaka kugira ngo dusangire. Kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe, abasha no gutabara abageragezwa bose. Ndagira ngo mwibutse ko nawe watabaje Kristo, nawe watabaje Imana ngo ndarangiza buri ubutabazi kuri Kristo. Nta wigeze atabaza Yesu, nta wigeze atabaza ngo abure ubutabazi. Ndagira ngo dutabaze Kristo wenyine, kuko ari we wenyine washobora ibituzengurutse, ari we wenyine washobora bya bindi tubonesha amaso ko bikomeye kandi bitugoye. Kristo arabishoboye. Ongera umuhereza umwanya, ongera umwizere. Oya witakazwe ibyiringiro, kuko abantu bataga icyo bakumarira. Birashoboka, yego nabo n'abantu ntacyo bakumarira, ariko Kristo niwe wenyine utajya utesha